Imana iguhoye umugisha kandi Uwiteka Imana guhire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashaka twongere tuganire uyu munsi wa none nkuko Imana yaduhaye kuganira. Imana rero ikugirire neza cyane. Nurota imwe muri izi nzozi cyangwa se ukarota izi nzozi zombi, menya ko Imana yaguhaye umwuka wera. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane ko wuzuye umwuka wera. Impamvu ni iyihe? Bene data, hari igihe abantu bumva umwuka wera bakayoberwa ibyo ari byo, cyangwa se rimwe na rimwe umuntu akaba asenga, akaba agenda, akaba se abaho kandi ari umukristo ariko ataramenya ko yuzuye umwuka wera. Rimwe ugasanga abantu bakubwira ngo wuzuye umwuka wera ngo ni abavugabutumwa, ngo bazi kuvuga cyane, cyangwa se ngo ni abahanuzi gusa, cyangwa se ngo ni abantu bavuga indimi gusa zonyine. Ibyo byaba ari ibimenyetso bisa nkaho bigaragara inyuma, ariko ugasanga abandi buzuye umwuka wera ariko ntibabimenye, ntibasobanukiwe ko buzuye umwuka wera. Burya ari igihe umuntu yuzuye umwuka wera ntamenye ko yawuzuye, ahubwo we agahora gusa atinya, abona ba bandi bahanura, ba bandi bavuga mu ndimi, ba bandi bazi kwigisha cyane, ndetse bamwe baguruka gusa, ahubwo we agahora gusa abatinya, yibwire ko ari bo buzuye umwuka wera, we akibwira ko nta mwuka wera afite. Ariko uyu munsi mwuzaniye ikimenyetso simusiga. Burya Imana yakuje umwuka wera ntiwabimenya, iguha n'ibimenyetso ntiwabimenya, ntiwabisobanukirwa neza. Uyu munsi rero mwuzaniye ibimenyetso simusiga bikwereka ko wuzuye umwuka wera, ahubwo wowe ntiwabimenya, ntiwabisobanukirwa. Nyamara Imana yagiye ibikubwira mu nzozi, ibikubwira uko bukeye n'uko bwije, ahubwo ntiwabisobanukiwe. Ariko uyu munsi muri iki kiganiro uri buze gusobanukirwa neza, ndetse uri buze kumenya neza cyane. Hari n'abo babeshya ugasanga bakubwira ngo pasiteri wenyine ngo niwe wuzuye umwuka wera gusa, ngo kuko guhanurira. Hari n'abazakubwira ngo nutagaruka ngo muri urusengero ngo ndetse ngo ibintu byawe ngo bizazingwa, ugasanga bakubwira gutyo, ngo wowe ngo hari ibintu ugomba gukora kugira ngo uhabwe umwuka wera. Hari n'abazabaka amafaranga. Oya, umwuka wera ntabwo agurwa, umwuka wera ntabwo agurwa. Oya, umwuka wera atangwa n'Imana, ahubwo ari ibimenyetso bikwereka ko wawuzuye. Rimwe na rimwe ibyo bimenyetso byakujaho, ahubwo ntiwabimenya. Uyu munsi rero nje kubwira izi nzozi nuzirota, ukarota izi nzozi ukazirota, uzamenye ko Imana yaguhaye umwuka wera, ndetse wuzuye umwuka wera mu buryo bukomeye cyane. Gusa ntabyo waruzi, ntabwo wari ubizi, ariko uyu munsi wa none ugiye kubisobanukirwa. Reka rero nangire ngushimira, ngiye kuvuga inzozi ya mbere nyivuge, ariko narayivuga reka maze ngubwire ngo uhawe ikaze kuri Humura Program TV. Uri kumwe na Reverend Pasteur Shimiye, ukwigisha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ugere ku rwego rukomeye rwo gukura. Niba rero ari ubwa mbere kuri iyi channel, nyemerera koresha subscribe, kola like, kola commentaire yawe aho uri hose mu gihugu uherereyemo. Ntabwo ngiye kuvuga imigabane n'ibihugu, ahubwo aho uri hose ugumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Maze kugira amahirwe ko njya kubona muri dashboard ngasanga ibi bintu turimo kuvuga hari n'abantu bagenda babisobanukirwa neza, bavuga izindi ndimi, yewe z'Igifaransa, iz'icyongereza. Maze kugenda mbona YouTube ibinyereka uko bagenda babisoma bakabishyurirwa, Imana YouTube ikagenda ibasobanurira. Murambabarira, narwaye agakorora, niyo mpamvu mugenda mwumvamo utwo dukaraza, ariko umuze kwihangana, nyine niko ubuzima buba bumeze, ariko nizeye ko ndi bukire mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero ahangaha niyo mubwira abantu bagenda YouTube igenda interpreta mu rurimi rw'icyongereza n'urw'igifaransa, nkabona abantu bagenda babyumva. Iyi rero ni amashimwe mba ndi gushima Imana. Ejo bundi hari umuntu wamamagaye ukoresha ururimi rw'igifaransa, ambwira ngo ni wowe Pasteur Shimiye nabonye kuri YouTube, iyi nimero ni yawe? Arambwira ngo ndamwe ni jewe. Arambwira ngo namaze kubona uvuga ibyizozi zanjye, ngo kandi tuvuga byose nibyo ndota.
hanyuma turavugana, ndamusobanurira, arishima cyane, aranezerwa. Rero birashoboka ko nawe hari ibyo ugenda ubona ariko udasobanukirwa. Uyu munsi rero ngiye kubwira ko wuzuye umwuka wera, ibimenyetso bigera muri 5. Izi nzozi 5 ni ibimenyetso 5 bikwereka ko wuzuye umwuka wera. Imana rero iguha umugisha. Mbere ya byose katuba dusenge Imana, hanyuma nze tuganire inzozi ya mbere. Mana Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye ko uri Imana ikomeye, ndagushimiye ko uri umutabazi wacu, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe, uri Data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana itinda kurakara, uri Imana y'agakiza, uri Imana ikiza, uri Imana ikiranuka. Ndasenze umuntu wese mwami muri iki kiganiro kugira ngo umugire neza, mwami umwuzuze imbaraga zawe, umwiteho cyane, ubuntu bwawe n'amahoro yawe bimwuzure, imbabazi zawe zimugote, zimuzenguruke, kandi icyoro cyawe no gukomera biganze bitsinde. Byose mbisabye mbyizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amina. Wabukaze rero inzozi ya mbere, ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko wuzuye umwuka wera ariko wowe nubimenye: kurota uvoma amazi asukuye. Wigeze urota urimo kuvoma, uri kuri robine, kuri kano, uvoma amazi ariko ayo mazi ukabona asukuye? Cyangwa se ayo mazi aturuka ahantu mu rutare ukabona uyavoma? Niba rero warabirose, ubundi amazi iyo dusomye muri Bibiliya agaragaza ko agereranywa n'umwuka wera. Ubundi nurota uvoma amazi, ukarota uyikorera, yewe muri kumwe n'abantu uvoma amajerekani agenda yuzura, menya ko ni ikimenyetso ndetse gikomeye ko Imana yakujuje umwuka wera. Iyo umuntu rero arota amazi meza asukuye kandi cyangwa se atemba, uyavoma cyangwa se atemba, ibi bisobanura ko Imana iri kweza umutima wawe kandi umwuka wera ari gukorera muri wowe cyane. Nurota amazi rero atemba, ukarota ya mazi atemba agenda ariko ayo mazi ari amazi meza y'urubogobogo, bivuze ko Imana irimo kweza ubuzima bwawe, irimo kweza umutima wawe kandi umwuka wera ari gukorera muri wowe. Iyo rero umwuka wera yaje mu muntu atangira kumweza. Umwuka wera ubundi arakweza, akaguhindura, akagukuramo imyitwarire ndetse ya mbere mibi cyane. Niba rero wararose amazi meza kandi ukumva amahoro mu buzima bwawe, menye neza ko icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana yakujuje umwuka wera. Cyo wamaze kucyumva rero, sindi buze gutindaho. Nurota amazi cyane, ukarota mu nzozi amazi, uvoma amazi meza kuri robine cyangwa se amazi meza aturuka mu rutare, ayo mazi ukayavoma, wayanywa, wayiyuhagira, wabona se uyikoreye, menya ko ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Imana irimo yaguhaye umwuka wera mwinshi ndetse cyane. Cyo ni icya mbere. Inzozi za kabiri ariyo kimenyetso cya kabiri kikwereka ko wuzuye umwuka wera ariko wowe ntiwabimenya ndetse ntiwanabisobanukirwa: kurota urumuri ndetse rukomeye. Banza wumve urumuri. Umwuka wera ni umucyo, banza ubyumve. Hari abantu benshi rero bavuga ko batuzuye umwuka wera cyangwa se batabizi, ntibanabisobanukiwe, ariko yakubwira ko yagiye kubona akabona ari kurota umucyo ndetse ukomeye, urumuri rukomeye cyane, urwo rumuri rwaka rupika. Iyo nzozi rero ikubwira ko ni ikimenyetso cy'uko Imana igukuraho urujijo. Imana imukubwira ko yakuyeho urujijo, iri gukuraho ubwoba uhorana kutuzuye umwuka wera, irimo gukuraho urujijo kutuzuye umwuka wera,
irimo gukuraho ubwoba kutuzuye umwuka wera. Kandi uyu mucyo ukwereka ko Imana igukuyemo ubuyobe mu buzima bwawe. Ari abantu baba mu buyobe ndetse bukomeye, ariko nurota urumuri rukubita rwaka cyane, menya ko Imana igukuyeho ibyo byose, ahubwo menya ko Imana yaguteretse mu mbaraga z'umwuka wera. Iyo umwuka wera rero aje, afungura amaso y'umuntu akabona ibyo atabonaga mbere, cyangwa se akabona ibyo abandi batabona. Ni ukuvuga ngo ahita yinjira mu bundi buzima, yinjira mu isi y'umwuka atakiri mu isi y'umubiri. Niba rero warigeze kurota urumuri rwera cyane, cyangwa ukumva ari ikintu gikomeye kimurika imbere yawe, ibi ni ikimenyetso cy'uko Imana iri kukwereka inzira nshya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera, yinjira mu nzira nshya. Ni ukuvuga ngo uhawe ubuzima bushya. Ari ubundi buzima uba wijiyemo, ari indi mibereho uba ugiyemo, ari ubundi buzima uba wigiyemo. Imana ikumera umugisha, kandi irimo kugenda numva urimo kugenda usobanukirwa neza. Ahangaha rero niba uhageze ukaba ari ikintu wari wararoseho, andika muri komantere ngo amen. Vuga ngo amen, byandike muri komantere ngo amen. Imana iguhe umugisha. Hanyuma twijire ku kimenyetso cya gatatu, ariyo nzozi ya gatatu. Inzozi ya gatatu ikwereka ko wuzuye umwuka wera, ariko wowe ubwawe ntiwabimenya, ntiwabihishurirwa cyane. Kurota uguruka cyangwa se uzamugwa hejuru, banza wumve. Ari ukuntu umuntu abaho atamenya ko yuzuye umwuka wera. Ubundi umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni imbaraga ziva ahantu mu ijuru. Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umwuka wera kugira ngo ababere umufasha, kugira ngo ababere inzira, kugira ngo ababere itara, kugira ngo ababere umucyo. Rero umwuka wera niwe utumurikira, n'urwibutso, n'isezerano ndetse rikomeye twasigiwe n'Umwami. Ni ikintu utagura, oya, ahubwo umwuka wera ni ikintu gitangwa. Haleluya! Gitangwa na nyir'ubwite, ari we nyiri kugitanga. Rero kurota uguruka, hari abantu bajya barota baguruka, ukabona uri kurenga imisozi, ugendera hejuru y'amazu, ugendera hejuru y'abantu, ugendera hejuru y'imisozi, ugendera hejuru y'inyanja. Wigeze ubirota? Ukarota ugenda hejuru, ariko ibi ngibi ntabwo wasobanukiwe ibyo ari byo. Ibi ni ikimenyetso gikomeye ko ari imbaraga z'Imana zikorera muri wowe cyane. Hari imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Ahangaha nurota ugendera hejuru y'abantu, ariko ahangaha ukarota ntabwo bufite, ndetse ukarota ufite amahoro, ahangaha menya ko ni igisobanuro cy'uko umwuka wera ari kugufasha gutsinda ibintu byari bikuremereye. Ni ukuvuga ngo Imana ahangaha ni imbaraga z'umwuka wera. Imana ikubwira ngo iguha imbaraga z'umwuka wera zo kugira ngo ugende hejuru y'ibintu byose, hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'imbaraga zose. Baza wumve, hejuru y'imbaraga zose. Bamaze kubyumva? Hejuru y'imbaraga zose cyane. Niba rero warigeze kurota uguruka hejuru y'imisozi, ibibazo cyangwa ibintu byinshi, ahangaha bikubwira ngo Imana iguha imbaraga zo kubitsinda cyane. Bamaze kubyumva neza, bamaze gusobanukirwa. Iki sinshaka kugitindaho rwose, oya, nta n'impamvu yo kugitindaho cyane, kuko umwuka wera ntabwo aza kugira ngo umuntu akomeze kuba hasi. Oya, azagutera imbaraga. Umwuka wera agutera imbaraga. Umwuka wera aguhindura kuba umuntu ukomeye cyane, ku buryo uzamuka mu buryo bw'umwuka wera.
Iyo ni inzozi rero ya kangahe? Ya gatatu. Inzozi ya kane cyangwa se ikimenyetso cya kane kikwereka ko Imana yakuje umwuka wera, ariko wowe ubwawe ntibabimenya, ntibanabisobanukirwa. Kandi nyamara ubirota buri gihe. Imana igenda ibikwereka buri munsi, Imana igenda ibiguhishurira kugira ngo ubihishurirwe, ariko wowe ubwawe ntibabimenye. Iyi nzozi rero wasanga ukunda kuyirota. Iyi nzozi ya kane cyangwa se ikimenyetso cya kane kikwereka ko Imana yakuje umwuka wera. Nurota uri gusenga, usengera abantu barwaye cyangwa se buzuye abadayimoni, cyangwa se ukarota uvuga mu ndimi, banza wumve, ukarota uvuga mu ndimi, cyangwa se ukarota uri ahantu wahagera hari nk'abantu barwaye abadayimoni ukabona bavuye mu bantu utaranasenga, kuhagera gusa. Ibi ngibi rero ni ikimenyetso kimusiga. Iyi ni inzozi ikomeye cyane. Iki ni ikimenyetso simusiga cyane rwose cyane. Ushobora kurota uri mu rusengero urimo gusenga, ushobora kurota urimo gusenga se nijoro uri ahantu mu butayu cyangwa se uri ahantu fasi fulani, ushobora kurota hanyuma uri kuvuga indimi, ushobora kurota uri gusengera abantu barwaye abadayimoni cyangwa se barwaye, cyangwa se ugasengera abantu gusa wajya kubona mu nzozi ukabona ba bantu bagenda bahinduka. Ahangaha menye neza ko Imana yakubwira ko wuzuye umwuka wera, ndetse Imana ishaka gukoresha ibitangaza bikomeye. Iki ni ikimenyetso kimusiga ko muri wowe harimo umwuka wera. Iyo umuntu rero arota ibintu nk'ibi kenshi, ibi ni ikimenyetso cy'uko umwuka wera ari gukorera mu mutima we, ari gukorera mu buzima bwe, ari gukorera muri wowe. Iki ni ikimenyetso simusiga Imana iguhaye. Kubera iki rero? Kubera ko umwuka wera akunda gusunika umuntu kwegera Imana cyane. Ahangaha ni ikimenyetso gikomeye kikubwira ko umwuka wera ari gukorera muri wowe. Ibi wamaze kubyumva ndetse no kubisobanukirwa neza cyane. Hari igihe rero umuntu aba atazi no gusenga neza, ariko mu nzozi akabona ari gusenga afite imbaraga nyinshi. Birashoboka ko murakubabwira, birashoboka ko utasenga nkanjye. Njyewe ushobora kuba mvuga cyane, n'uwo muntu ndi kuvuga cyane, ariko wowe ushobora kuba utazi no gusenga amagambo menshi, utari n'inyoza cyane rwose mu kuvuga, ariko wajya kubona nijoro ukabona uri gusenga uri mu mbaraga nyinshi cyane, cyangwa se ukabona uri gusengera abantu, cyangwa se ukabona uri kuvuga indimi. Ibyo rero ni ikimenyetso cy'ubutumwa bukwereka ko Imana yakujuje umwuka wera cyane. Niba rero warigeze kurota urimo gusenga Imana, usengera abo bantu byandi twavuze, ntukabifate nk'ibisanzwe, oya, ahubwo menya ko Imana igushizeho ikimenyetso gikomeye. Bigeze urota izo nzozi? Muri komanteri shyiramo udutima tuzamuke twinshi, menya ko Imana yakugiriye neza. Ibi rero ntabwo wari ubizi. Inzozi ya gatanu ariyo ya nyuma tugiye gusorezaho, kurota inuma. Iyo numa akaba ari inuma ikugwaho cyangwa se ukayibona igenda hafi yawe. Iyo numa ukabona uyishimiye cyangwa se ikwishimiye, cyangwa se iyo numa gusa ukayibona igendagenda aho hantu cyane. Inuma yera ni ikimenyetso, ni kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragazwa n'umwuka wera muri Bibiliya cyane. Na Yesu ubwe wamaze kubatizwa biravuga ngo inuma yaraje imugwaho, ndetse ngo ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo ubwo ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Rero nubona inuma ikuguyeho, hari n'ujya kubona akabona inuma imuguyeho ikarigitirira muri we. Iyo nzozi iraryoshye cyane kuyirota. Kurota iyo nzozi y'inuma iyo ariyo yose iri imbere yawe, ikugwaho se uri ufite mu kiganza, ikugenda imbere uyireba hafi yawe, reka nkubwire, iyo ni inzozi iryoshye cyane cyane rwose cyane. Kurota inzozi inuma ikwerekeyeho cyane, ikwicayeho,
nta bwoba ifite, ukabona idashaka guhunga. Iki rero ni ikimenyetso cy'uko Imana igusukaho umwuka wera mu buryo bwihariye ndetse bukomeye cyane. Niba rose izo ziraryoshye kabisa. Inuma ishushanya amahoro, ubwitonzi, kwezwa n'ubuyobozi bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ahangaha Imana ikubwira kandi ngo nyuma yo kuzura umwuka wera ikugize n'umuntu ukomeye w'agatangaza. cyane rwose. Ibi rero ahangaha menya ko niyo warose inzozi, hita umenya ko ubuzima bwawe bw'umwuka bwahise butera imbere cyane. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bw'umwuka buteye imbere mu buryo bukomeye cyane. Ikintu cy'ingenzi rero cy'izi nzozi ubwazo ni ikintu gikomeye, ni ukwera imbuto zikwiriye abihariye cyane. Rero iyo umaze kubona ibi bintu byose ukagira n'imbuto, za mbuto uko ari 9, hanyuma ibisigaye biba bikubwira ko ahangaha Imana yakujuje umwuka wera mu buryo bukomeye cyane. Munyemere rero ngewe nsoreze hano cyane mubwira ngo ibyo ni ibimenyetso bikomeye bikwereka ko Imana yakujuje umwuka wera mwinshi cyane. Inzozi rero ntukajye uzisuzugura. Inzozi ni ikintu gikomeye, ndetse inzozi ni ubutumwa nyakuri buzima budahinduka. Ni message ibivuye ku Mana ikubwira icyo ugomba kuba uri cyo kandi ugomba no gukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero niba wararose imwe muri izi nzozi, menya neza ko Imana yakujuje umwuka wera. Niwabimenya rimwe na rimwe uracyasenga ngo Mana nyuzuza umwuka wera, nyamara yarakujuje, ahubwo wowe ubwawe niwabimenya. Wowe urashaka kubona nk'abandi batitira gutya ngo niyo buze umwuka wera gusa, bamwe bavuga indimi ngo niyo buze umwuka wera gusa, bamwe bahanura ngo niyo buze umwuka wera gusa. Ahubwo Imana yakujuje umwuka wera, niwabisobanukirwa iguha n'ibimenyetso, niwabimenya irabikubwira, niwabisobanukirwa. Rero uyu munsi ni umunsi wo gusobanukirwa, ni umunsi wo kumenya icyo uri cyo, ni umunsi wo guhishurirwa uwo uri we ko ari wowe. Ni wowe burya rero Imana yavugaga, ni wowe burya rero Imana yujuje umwuka wera. Amahoro y'Imana aze kubana nawe. Ndagukunda cyane kandi mwifuriza umugisha, amahoro n'amahirwe akomeye. Ushatse gusobanukirwa n'ibindi biruseho ibi tuvugiye hano, duhamagare kuri iyo nimero iri munsi y'icyo kiganiro. Uwiteka aguhe umugisha kandi imbaraga zikomeye z'Imana zize kubana nawe. Reba muri description aho ngaho harimo nimero yacu, uduhamagare turagusobanura, twitaba umuntu uwo ari we wese. Iyo usanze rero ndi mu kazi zinkwitabe ukanyuza message, nge nyisangamo nkahita mwandikira cyangwa se nkaguhamagara iyo bishoka. Amahoro y'Imana aze kubana nawe. Nyemerera ukore subscribe, like, share, commentaire yawe iterekemo, ariko mushire n'imitima izamuke cyane myinshi cyane muri ikiganiro, cyangwa se nawe arikuvuga ngo amena inzozi narazirose. Yesu aguhe umugisha. Ariko munyemerere twatangiye dusenga, n'ubu twonyereye dusoze dusenga Imana kugira ngo Uwiteka akugirire neza cyane. Data wa twese mu ijuru, izina ryawe rikomeye, ubwami bwawe bwera, gukomera kwa no gucanirwa kwawe biganze bitegeke mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe wenyine waremye ijuru n'isi, ni wowe wenyine umutabazi, ni wowe wenyine umugenga, ni wowe wenyine mwami w'abami, ni wowe wenyine gitangaza. Uri Uwiteka, uri isambi itarumba, uri Data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'inyembabazi, uri Imana y'agakiza. Haleluya. Arega ni wowe ushoboye, ni wowe mwami, uri igitangaza gikomeye, Data wa twese mwiza, Imana ihoraho. Haleluya. Umugengo w'ibihe, ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ngwino ugire neza umwana wawe, ngwino umurwanirire, ngwino umwiteho, ngwino umurengere, kwego kw'Imana kumuzeho,
imbaraga z'Imana zimuzeho, ubuntu bw'Imana bumugote, kubera ko Imana kumuzenguruke, amasezerano y'Imana muzenguruke, imbaraga z'Imana zimuzenguruke, uburinzi bw'Imana bumuzenguruke, kubera ko Imana kumuzenguruke, icyoro cyawe kimuzenguruke, igitinyiro cyawe kimubonekeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Arega ni wowe wenyine waremye ijuru n'isi, erega ni wowe mutabazi, erega uri umugenga w'ibihe mu izina rya Yesu. Nta kintu na kimwe wavuze utazasohoza, byose uzabisohoza kuko uri Imana, byose uzabikora kuko uri Karuhura, byose uzabikora kuko uri Uwiteka, byose uzabikora kuko uri Imana yaremye ijuru n'isi, byose uzabikora kuko uri umugenga w'ibihe, byose uzabikora kuko uri Imana ishobora byose, byose uzabikora kuko uri umutabazi, ukaba n'umugenga w'ibihe mu izina rya Yesu. Aleluya. Komeza kwigaragaza rero, esha icyoro cyawe Mwami kandi umugire neza. Aleluya. Ode sifiri molala kotaradikini mosti ilifosta preobrode stifolamo witokini mosti ilima alakite bonistifolakai godesi porefi selemonama. Haleluya. Natotite kerebeze kisirifirimo. Izina ryawe niryubahwe, kandi bwawe nibugaragare, mugisha wawe nugaragare. Ndamusenye ngo mu izina rya Yesu, kandi icyifuzo afite cyose gisubizwe nawe. Kubwa Yesu Kristo umwana wacu. Amina. Shalom. Shalom.